byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Sostify TV, uhaye ikaze kandi ndagushimiye wowe wafashe umwanya wawe wakanda subscribe ndetse ukaba ugikomeje kudukurikirana ukurikira ibiganiro tukugezaho. Nizere yuko ukomeje kugubwa neza, nizere yuko ubuntu bw'Imana bukomeje kubana nawe. Ndasubiza abamwese mudukurikira aho waba uherereye hose, reka nsubize abari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi nsuhuze n'abadukurikiye bari ku migabane igiye itandukanye. Ntabwo nakwirengagiza abantu mudukunda cyane kandi murabitwereka tukabibona bari ku mugabane wa Amerika. Mwese ndabasuje, leta yose waba urimo ndagusuje aho uherereye hose, kandi nsuje abari ku mugabane w'Uburayi, namwe ndabasuje abari ku mugabane wa Aziya, aho umuntu wese yaba aherereye kuri ino si ndamusuje kandi muhaye ikaze mu kiganiro wateguriwe kandi ugiye kugezwaho nanjye Sostify. Reka rero by'umwihariko nangira ikiganiro cyacu nifuriza buri wese dukurikiye kugira amahoro y'Imana ndetse no kugira ubuntu bw'Imana. Uyu munsi rero ikiganiro nabona igihe nyine ndi kumwe n'abajene batandukanye, ndi kumwe n'abajene bagiye kutuganiriza muri iki kiganiro, n'abajene bakiri batoya ariko tukaba tugiye kugirana ikiganiro cyiza. Nizere yuko rero dukurikiye ari ikiganiro kibuze kuko mugira kandi ari ikiganiro kibuze kugufasha kugira icyo ukuramo. Ntabwo ari ikiganiro kibuzemo imiziki, imyidagaduro, dore ko ibyo biganiro akenshi urubyiruko dukunda kubana bakunze kuba bategereje, ahubwo tugiye kuganira ku bintu by'ubwenge, tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'iyobokamana. Itopika y'uno munsi cyangwa se insanganyamatsiko y'uno munsi tugiye kuganiraho insanganyamatsiko ivuga ngo ese koko Yesu Kristo waje hano mu isi abantu tukaba tumuzi nk'umwana w'Imana cyangwa se tumwemera nk'umwana w'Imana, ese koko ibyo ni ukuri yabayeho cyangwa ni ibinyoma? Nibyo tugiye kuganira rero n'abatumirwa batandukanye. Niyo mpamvu niyambaje abatumirwa batandukanye kugira ngo turusheho kungurana ubumenyi, buri wese afite uko abyumva nuko abitekereza. Nawe udukurikiye uko ubyumva urakuzi, ushobora kuduha comment bitewe nuko uraza kuba wumvishe ikiganiro, utubwira uti ndabyemera Yesu Kristo abaho cyangwa se nabaho ni ibinyoma. Kuko abantu benshi usanga bavuga ngo ni ibinyoma, ni byazanywe n'abazungu, ni ibintu bya colonialism, ni ibintu nyine byo gukoroniza abantu, ntabwo ari byo abazungu nibyo bahimye. Abandi bemera iyobokamana bakemera yuko koko ari umwana w'Imana. Hari na bamwe bakubwira yuko badatinya kukubwira yuko Yesu Kristo hari byinshi yabakoreye bakabyibonera n'amaso yabo, cyangwa se hari ibyo yagiye abafasha mu buzima tubamo bwa buri munsi hano ku isi bugoye, ariko bakemeza yuko abafasha kandi bakabana nawe. Ibyo ngibyo bakaba babihamya n'umutima wabo. Niyo mpamvu abatumirwa natumiye nabo bagiye kutubwira uko babitekereza, kandi nk'uko nabikubwiye nawe udukurikiye uhaza kutubwira uko ubitekereza. Ntabwo rero ndi nyine mu kiganiro nk'uko nababwiye, ndi kumwe n'abatumirwa babiri. Reka mbere ibumoso bwanjye watangira wibwira abakurikiye Sostify TV, gusa ngira ngo wowe udukurikiye uze kwitonda kandi uze kubana natwe kugira ngo ikiganiro kize kukubera cyiza kandi ikiganiro kize kukunogera. Watangira ubwira abadukurikiye amazina agenda yazi ariko udukurikiye ntabwo yazi. Abakunzi bakurikira Sostify TV, amazina bayita Nkotanyi Fred. Uyu munsi tukaba tuje kureba ese Yesu yari umwana w'Imana koko? Ese Yesu yariho? Njyewe nemera ko Yesu yari umuntu nkatwe, yari umwana w'Imana nkanjye nuko ari umwana w'Imana. Murakoze, turaje. Okay, urakoze cyane Nkotanyi, tugaye ikaze kuri Sostify TV. Murakoze cyane. Yego, ntabwo kandi ari bo nyine turi bane, ndi kumwe n'undi musore ukiri umujene ukiri mutoya, nawe yatangira yibwira abantu bakurikiye Sostify TV. Murakoze, nitwa Eulad. Yego, Hige Kashmani. Ntabwo ndi mushya kuri Sostify TV, nubwo mutambona wari biganiro ariko mba n'inyuma ya kamera, ariko byawe ngo ko uyu munsi nitereka ku ijambo ry'Imana nkaza nkabaha ukuri kuri Yesu nimbaro cyane matarabayeho. Yego, mwege mutega amatwi gusa mukurikira ibiganiro turabaho ukuri. Okay, abatumirwa rero nibo tugiye kubana nawe Kashmani cyangwa se Eulad, tugaye ikaze kuri Sostify TV. Kabisa wakoze cyane kunshyira kuri Sostify TV. Yego, byiza cyane. Yego, rero abantu batumirwa tugiye kubana, nizere ko nawe udukurikiye aka
kanya amatwi yawe agiye kuba yumva kugira ngo ubashe kumva ibitekerezo byabo, kandi nawe nibize kukubuza kuduha ibitekerezo byawe kugira ngo twese tugende twungangirana buri wese azana igitekerezo cye kugira ngo tumenye ngo ese koko Yesu Kristo uvugwa muri Bibiliya, Yesu Kristo abenshi mu isi bemera, Yesu Kristo abenshi bavuga yuko abakora ibitangaza, ese koko yabayeho? Ni ibihuha se? Ni ibinyoma se? Ese koko ni colonialism nk'uko benshi babivuga, cyangwa koko n'umwana w'Imana? Reka dutangire ikiganiro cyacu rero tudatinze. Ngira ngo ngewe ku myemerere yanjye ikiganiro tugiye gukora ni ikiganiro turaba tuganira ikiganiro buri wese atanga ibitekerezo bye, nawe atanga ibitekerezo byanjye, uza kumva nyine ncabere ntiga muri mwebwe ntacyo aransaba umwanya ndabumwa, gusa ngiye ku bwanjye Yesu Kristo mwemera nk'umwana w'Imana, kandi nemera yuko ari mu ijuru kimwe na papa we. Ntabwo wenda ndi umuntu w'intyoza cyane cyangwa se umuhanga cyane mu by'iyobokamana, ariko nkurikije ubuzima uko nagiye mbubona ku myaka mfite cyangwa se ubuzima nagiye mbaho, nemera yuko ngiye Yesu Kristo abaho, kandi nemera yuko nkurikije ijambo ry'Imana nemera Bibiliya yera, nimenya koko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ariko mwotanyi turi kuganira numvaga we afite ibindi bitekerezo bye, numvaga afite ukundi kuntu abyumva, numvaga afite ukundi kuntu we amufata cyangwa se ukundi kuntu we imyemerere y'imubwira kuri Yesu Kristo. Ese mwotanyi wowe ku giti cyawe, ngiye ko mbyemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kandi ari mu ijuru, kandi nkaba nemera yuko nk'uko Bibiliya ijambo ry'Imana ribivuga ngo ntawe ujya kwa data namujyanye, ahubwo ni Yesu Kristo ubivuga ati ntawuza iwanjye namujyanye. Ese wowe koko urabyemera koko ariyo nzira n'ukuri igera ku Mana? Ese wemera koko ari umwana w'Imana kandi isumba byose, cyangwa nawe ufite uko ubyemera? Nawe n'ibitekerezo byawe biremewe. Anjye nemera ko Yesu ari nta kibazo. Murakoze. Nemera ko Yesu ari umwana nanjye ndi umwana w'Imana. Yesu nawe yari umwana w'Imana nkanjye. Nasomye inkuru ahantu mu gitabo umugabo wita Billy Graham mu 1971 hari ikiganiro bakoze mu Buyudaya. Mu Bayudaya baribazaga se Yesu ni umuyuda, Yesu ni umwana w'Imana, ese Yesu ni iki? Noneho hari ahantu nandi nasomye nimba nibutse igihe Yohana Batista umubatiza igihe bamufungaga, hari yatumye umwe mu ntumwa za Yesu aragenda aramubaza ati se nimba uri umwana w'Imana, ko numva bavuga ati uri umwana w'Imana waje ukagira ukamvana muri gereza. Yesu yashubije intumwa aravuga ati genda umubwire ngo abantu barimo barakira, abantu ibimuga birimo biragenda, murumva? Ntabwo bisobanutse kuva icyo nanjye ntabwo mbyumva neza, simbyumva neza. Muri make icyo utumva ni iki? Nuko yamubwiye ngo uri mfunguzo, undi akamusubiza yuko abantu bari gukira abandi bari kugenda iki. Nyine muri make icyo wowe utumva ni iki muri ibyo byose? Icyo numva Yesu n'icyo gihe baramwibazagaho nk'uko tumwibazaho ubu ngubu, yewe kikanzanira ko Yesu yari umuntu nkatwe, ahubwo kikazanamo natekereza n'ubukorone twagize muri Afurika. Numva ko Yesu yari bamugabanyijemo ku buryo hari Abagereki, idini y'Abagereki, hakaza idini Abaroma b'Abagatulika. Urumva? N'ubu kamubwiza ukuri, n'ubu muri Afurika, muri hano mu Rwanda ntabwo bemera ko Ubugatulika, ntabwo bavuga ngo Ubugatulika bwo mu Rwanda, bavuga ati Uburoma bw'Ubugatulika i Roma. Abagatulika n'ubu baravuga i Roma, niho hari buri kimwe cyose. Nose urambwira gute nimba ibyo byose byanditse muri Bibiliya?
Yesu njye nemera abazungu bamuzanye kugira ngo babashe kuvangura abagereki bafata ibindi bihugu, abaroma bafata ibindi bihugu, n'abo bazanye hari ayandi madini bafashe ibindi bihugu, rwari urwitwazo kugira ngo Afurika bayikolonize. Njye niko mbyumva. Ni make wowe ku giti cyawe urumva yuko Yesu atabayeho, ntabwo mwemera nyine wowe nk'umwana w'Imana wabayeho ari umuntu w'igitangaza cyangwa se umuntu tukwiye kuba dusenga? Yesu simwemera, sinemera na Bibiliya ye. Bibiliya ni nyinshi, hari Bibiliya yera, hari Bibiliya ntagatifu. Muri izo zose Bibiliya ntagatifu niyo abo bakatolika uvuga ngo bakomoka i Roma kwa Papa se nk'uko bavuga, niho aho idini rya katolika ryatangiriye, bakoresha Bibiliya bita ntagatifu. Ariko hari n'abakristo basanzwe, abapantekote, abapresbyterienne, abakristo basanzwe basengera muri amacaci yani bo bemera bakoresha Bibiliya yera. Muri izo Bibiliya zombi kare ebyiri iyo utemera ni iyi cyangwa se zose ntabwo uzemera? Nta nimwe kamubwiza ukuri, na Bibiliya nimwe nemera. Kubera iki? Kubera iki? Bibiliya kandebe hano kanwera icyaro tuntu hano nanditse, urumva? Muri Bibiliya genda usome, cyangwa udukurikiye wese asome muri Pawulo, urumva? Ibaruwa Pawulo yandikiye abagereki muri chapter 3 umutwe wa 28. Ubona ibice 3:28. Ibice 3:28. Baravuze ngo nabisomye mu Cyongereza ngo no Jews, no Gentiles, no slaves, no free, no woman, no man. Urumva? Ibyo byari muri Bibiliya, si ibyanjye. Muri zo turarenga aho ngaho nyine ibyo ngibyo kubyemera nk'amagambo Pawulo yavuze, kandi akaba ari muri Bibiliya. Nubwo tutemera Bibiliya kandi wemera amagambo yayivugiye. Bibiliya nta mwirabura wayanditse, nta munyafurika. Muri make se kandi hano no slaves, no free, n'abacakara ni amahoro, nta bwisanzure. Ibyo byari muri Bibiliya. Abadukurikira bagende babisome mu ibaruwa Pawulo yandikiye abagereki, bagende babisome. None se nanjye ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Muri make nyine ibyo ndi kubaza ntabwo uri kumusubiza neza. Ibyo bintu uri kudusomera biri muri Bibiliya, sibyo? Utuye ko muri Pawulo ibice, kanzewe nifashishije igitabo cyawe, utuye ko byanditse muri Pawulo, ibaruwa Pawulo yandikiye abagereki ibice 3:28, sibyo? None iyi Bibiliya ko ibirimo utabyemera, nako kutayemera ibyo ubwayo, kutibemera ibi ngibi birimo? Ibi ntabwo mbyemera. Ibi nibyo byanyeretse ko nakwiye kuyemera, na bucakara, na bwisanzure. Ibyo bitwaye noneho nkabihuza na bya bindi ko nta muzungu wigize kuba umucakara, nitwa Abanyafurika twabaye abacakara. Ibyo babyanditse muri Bibiliya. Kandi icya gihe baza kudukoloniza basomaga Bibiliya imwe niyo dusoma n'uyu munsi. N'uyu munsi icyo bahinduye wenda, iyo bazanye bahinduye indimi kugira ngo iyi yari marketing, kugira ngo bafate ibindi bihugu byinshi. Ese Bibiliya ifata nk'iki? Bibiliya nyifata, iyo nyirebye ntekereza umuzungu. Ni Bibiliya yihe? Ni ntagatifu ni yera cyane izo? Nayo njye nemera Imana iri mu ijuru yafashe iri juru ikarishyira hejuru ku buryo ritatugwira, igashyiraho iyi si tugera n'iturigite, ikaduha umwuka duhumeka tudacometse muri purize. Iyi niyo nemera gusa. Ariko Yesu uwo bavuga ngo Yesu ni umwana w'Imana, nanjye ndi umwana w'Imana kubera nigize kuba amazi, mbi bice. Ibyo byose Imana niyo yabikoraga, mbi bice. Ubundi umuntu ndi umugabo ndahagaze. Niyo Mana nemera gusa. Ariko ngo Yesu Kristo yari umwana w'Imana, ngo Bibiliya no, simbyemera. Bwiza ukuri n'abadukurikira babimenye, Yesu Kristo yari umuntu nkatwe, yari umuyuda. Ntabwo batwigishije ko yagiye mu ijuru, ariko umunsi ajya
no mu ijuru habaye ibitangaza urumva hari ibitangaza batubwira byabaye Yes. ngo habaye ubwira kabiri ngo isi ngo ihinda umushyitsi none se ava mu ijuru habaye iki nabwo byarabaye ariko habaye iki habaye iki okay ntabwo ninde wamubonye ava mu ijuru aza agwa ku isi nose ntabwo wemeye yuko byaciye muri Mariya agasamwa inda atarageza akora icyaha agasamwa inda atarakoze icyaha kandi umunsi i Betelehemu akavuka ibyo ntabwo byemera. Mariya yari inde yari uwigiye gihugu yavaga mu kihe gihugu ntabwo mbizi ko nzi yuko ari umuntu yari umuntu nyine yari umukobwa uri aho ngaho uri kumva yari afite n'umugabo bitaga Yosefu ahari sibyo none se iyo nkuru ninde ni bande bazandikaga bahari icyo mvuga nyine icyo nshaka kukumvisha icyo gihe twebwe turimo turasoma inuza histoire y'abandi ntabwo twari duhari nakuri rwose mu ishuri na history z'abandi twagiye twiga mu mashuri kandi twazigendera n'iki gihe njyewe reka mubwire aribyo rero naguciye mu ijambo na story twagiye twiga mu mashuri byaba ubwo nabwo zaba ntacyo zimaze nyine ni bwa bukorone turimo ubu ngubu turimo kuba urumva nuza umugabo umwe wo bitaga nuza Kwame Nkrumah nimba waramwumvise Kwame Nkrumah niba wagiye wandika n'amanovoza uriya mugabo ndamukunda cyane yakunze cyane Afurika ku bimwe nyine yarebye kuri urumva yarebye kuri avuga ati aba bazungu baradukomeza aravuga ati Afurika nitutaba mu bumwe urumva tuzahora tugira ikibazo cyo bita mu cyongereza imperialism urumva aba nyine tugira ikibazo cy'abari abakoloni urumva ibyo bintu byari bya Kwame Nkrumah ariko ugiye kwitegereza ubona ari byo hari abagabo benshi baje babona ukuri b'abanyafurika harimo ba Kwame Nkrumah abandi bose hari umugabo wo muri Togo ndamwibagiwe ariko baje abazungu bamenya bamenya ukuri bakabica bakabavanaho urumva okay ntacyo turakomeza mu kanya reka negere none mu jene turi kumwe ese wowe uri mu mugenzi wawe uri kuvuga Yesu Kristo afite uko amufata aravuga yuko biri yari politike niko twabyita ngo politike y'abazungu kugira ngo babone uko baducamo ibice babone uko nyine buri wese bamuha imyemerere wowe ku giti cyawe none wowe nawe ni kubyumva cyangwa nawe ufite version afite uko nawe kubyumva njyewe mfite uko mbyumva urebye ugiye kureba Bibiliya akeka ko nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda mu Rwanda ntabwo twasengaga ntabwo tuzi Imana iyo ariyo bavugaga Ryangombe yego urumva mu gihumbi kimwe magana cyenda no abamisiyonari baje mu Rwanda bakinze paruwasi bashinze ni Save Save Rwaza Nyundo n'Ibirizi abenshi bamenye ibyo ngibyo haje abamisiyonari baje kwigisha ijambo ry'Imana mu Rwanda njyewe mu bintu mfatamo mbifata ngaho ari true story aribyo urumva aho utandukanye nawe ni true story abantu gipadiri gakunda kuvuga ngo iri ni yobera itagatifu ry'ukwemera uzishina baje kuvuga icyo ari cyo ni yobera itagatifu ry'ukwemera hari ibintu biri behind tutabonesha iki amaso yacu ariko bazi ukuri ntabwo bo bakubwira ukuri bakubwira batucika igihe zo kujya gusenga bande nyine ukuri nyine wowe niba hari icyo ukuzo kutubwira itubwire uko kuri wowe icyo ukuzo no uko nyine abantu bize Bibiliya ugeze kuri abantu bize Bibiliya abapasiteri abapadiri abamusenyeri baba bafite ukuri wowe none reka tureka abo ngabo wowe ku giti cyawe wowe nyine byumva uti tureke kugendera ngo tuzabaza padiri cyangwa se undi muntu wese ubizi ibyo bya teologiya byigisha iyobokamana wowe ubona koko Yesu Kristo uramwemera ese ubona ibyo abamisiyoneri batangiye tubwira baje bigisha koko nibyo ubona ari ukuri cyangwa harimo inyungu z'abazungu ku giti cyabo cyangwa se harimo ikintu cyitwa gushaka gukoloniza Afurika njyewe biranafite mu gihugu wa colonization ubwo bivuga ngo nabo Yesu ntabwo umwemera nyine umwemera nk'abazungu batuzaniye mu buryo bwo kudukoloniza
njye nemera Imana imwe yonyine gusa ishobora byose kandi ari n'ijuru n'isi. nawe Yesu Kristo Yesu ntabwo mwemera njye mfite abatusi tugera ko duteza n'abahungiye ntabwo njye nabonye uzabere mu mateka muri history ubantu bakomeye ku isi Yesu ntabwo arimo ntabwo muri kodesemo arimo cyane ikintu kirambye kwibaza ko arimo n'ubwo kandi kumuganira reka mbwira n'abana bazadusanga batamuzi reka mubwire mu bantu bakomeye bakoze ibitangaza muri history Yesu ntabwo arimo gute turasanga bo baraporiwe okay tugende Yesu Kristo bivuga yuko yazuye abapfuye. Yesu Kristo bivuga yuko yahomoye impumyi. Ni gute uvuga ko utamuha abantu bakomeye? Ako ko bivugwa ninde wabibonye? Ninde wabibonye ko bivugwa? Ninde wabibonye? Ngiye ndashaka reka mubwire Sositi. Reka mubwire ndashaka kumenya nureba ikibazo twagize mu Rwanda cya genocide. Ngiye nemere ngo Perezida Kagame nubwo miliyoni na miliyoni zagiye ariko kubera nanone bari abazungu bari bahari ntacyo bari bakoze ariko abashoboye gukira ngewe ahubwo Perezida Kagame namufata na Yesu gute Yesu kubera abo yabashije gukiza n'Imana yamwohereje yamwohereje nk'intumwa azakize abantu urumva akubwira gute ngo Yesu ngo abantu barakize bande twababonye bro ntabwo twababonye batureke ntabwo twabonye abakize barakize nose ngiye nakwiga gute gutya kugusoma ikintu gusa ngo cyarabaye gute se wapi ntabwo nacyemera nose niba naka kanya twemera yuko ubwo Yesu Kristo yabayeho ndetse tukemera tumuvuga ndetse benshi usanga mwese n'undi kuvuga ngo ntabwo mumwemera ora ikintu ngo jambaye yakoze kandi mu byukuri dufite abantu benshi babyemeza ibyo ngibyo wowe urabihakana nyine muri make n'iki gifatika nyine gifatika ushobora kugenderaho ubyemeza ubihakana uzi ko igituma ngyemeza yaradupfiriye Yesu urabyemera ibyo cyo udacyemera oya ntabwo nyemera icyo ariko yagushyiraho kandi wari uvuze ngo oya nari mvuze nabi gute kandi wari ubyemeje baravuga ngo yaradupfiriye nicyo nashaka kuvuga ngo yaradupfiriye urumva ariko ntabwo yapfiriye ngewe reka mubwire noneho story yanjye kamubwire ukuntu mbyumva neza Yesu yari umuyuda sibyo birazwi cyane yari umuyuda kandi ubuyuda ni igihugu ni ubwoko ariko bufite igihugu aho bukomoka yari afite inkomoko urumva no muri Bibiliya bavuga ko ari umuyuda urumva ese kuki batavuze ati Yesu nta gihugu afite yavuye mu ijuru nuko ari umwana nyine w'Imana komeza ko yavuye mu ijuru nawe uri umwana w'Imana ariko we afite ububasha twe tudafite gute se kugirira akahe kamaro se none se iyo wavuze ngo dusenga mu izina rye tumwiyambaza senga Imana yakuremye usenga Imana yaremye iri juru ku buryo ritatugwira usenga Imana yaremye ubutaka ku buryo tutarigita senga nuko ibya Yesu muvuye ni umuntu nkawe okay nafite ikibazo nshaka kukubaza kimwe niba muri Bibiliya hari ahantu isomye Bibiliya nubwo numvishe ako mbere ko ndako icyo kibazo umujingo wawe yatubwiye ko na Bibiliya atayemera uretse na Yesu na Bibiliya atayemera nawe se ko ntabwo yemera Bibiliya nawe uyifata nk'igitabo cy'abazungu cyangwa ufite kuyumva kwawe yewe ufite ko byumva Bibiliya wowe yumva ute we nashobora nkayemera ariko amagambo arimo ashobora kuba yigisha afasha kunyigisha hari ibyo ngomba gusobanukirwamo kuri wowe Bibiliya itandukanye n'ibindi bitabo bisanzwe utavuga ko gishatse kuvuga hari ibitabo byinshi dusoma byandikwa n'abana b'abantu bisoma abantu bifashisha mu buzima busanzwe ibitabo byanditswe n'abantu ibyo bakoresha by'inyigisho zisanzwe zo mu buzima busanzwe ikibazo Bibiliya nyine ikibazo cyane kiravuga ngo Bibiliya wowe wumva itandukaniye n'ibindi bitabo bisanzwe tugira hano mu isi hano bitandukaniye uko Bibiliya ibintu byose byanditswemo byose ubusanga biri mu buzima busanzwe ku isi ariko n'ibindi bitabo nabyo bisangamo ntabyo mbona umuntu wavuze ko Bibiliya yahumetswe n'Imana ntabwo mwemeranye
yanditswe n'Imana ntabwo yanditswe n'Imana, ntabwo yanditswe n'Imana, yanditswe n'abantu. yanditswe n'Imana, yanditswe n'abantu. none reka mbabaza ahaye muri bibiliya handitse reka mubaze, Yesu amaze ubu ngubu turi mu 2025, urumva Yesu abayeho, sibyo? Bibiliya twayimenye ryari? Abantu bayisobanukiwe ryari? Ndavuga muri Afurika, simvuga hanze y'isi nshaka kumenya. Ndavuga muri Afurika, mu Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, hehe. Urumva bayimenye ryari? Bayimenye abakolone baje, aba missionaries baje muri Afurika, nibwo bamenye Bibiliya. Nibwo bamenye ngo Yesu, urumva, mu 1900 muri iyo myaka, urumva, nibwo bamenye Yesu. Ariko kuva mu mwaka wa mbere kugera 2000, imyaka ni 2025 ngo turimo, urumva. Ariko twebwe twamenye Bibiliya ubukolone buje. None se muri icyo gihe cyaba Nowa, mu gihe cyaba Yesu, bari hehe? Nakubwiye ngo babanje gufata imyanzuro muri Berlin, mu Budage nimba nibeshye, bakoze inama, Berlin Conference mu 1966, nibutsa ngawe 1956, baricara muri Berlin Conference baraza, nibwo bafashe umwanzuro wo kuza. Baraza Abagiriki, Aba-Orthodoxi, Aba-Katoliki, bagenda batuzanira ngo icyo bita ngo ni ijambo ry'Imana, ariko bihishe muri Yesu. Urumva, nibwo twatangiye kuyoboka iyo Bibiliya. Ese urambwira ngo ko nta muntu, nta mufiri, bamaze noneho kutuzana Bibiliya, reka mubwire, bamaze kuki bamaze, nimba baratwigishaga ijambo ry'Imana, kuki bazanye Bibiliya bagatangira gutwara abacakara, bagatangira gutwara imitungo ya Afurika, kandi baje kutwigisha ijambo ry'Imana? mwese Bibiliya ibuza gute n'ubucakara bwabayeho muri Afurika? badukozemo akazi, badukozemo business, bari bazi icyo bashaka, badukoresha Bibiliya ni ukutwemeza, bashaka kutwemeza, batwimbitse muri Bibiliya kugira ngo babone icyo bashaka. Okay, akabazo nshaka kubaza, wenda tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu, ikiganiro gito twaganiraga, ariko buri wese ashobora kugira icyo akivugaho bitewe nuko ari kubyumva. Niba we nka abasore turi kumwe baratubwira yuko Yesu batamwemera ndetse na Bibiliya, ariko reka mbabaze ikibazo mbere yuko dusoza. Harana muri Bibiliya handitse ngo ntabwo ndi kumenya neza, ariko mirongo myinshi ari ahantu handitse ngo Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Ibyo bikitwa ubutatu butagatifu. Ubutatu butagatifu ko wumva burimo Imana Data ninde, Imana Mwana ninde, Imana Mwuka Wera ninde? Buri wese arakinsubiza uko abyumva. Reka mbere kuri wowe, Imana Data ninde, Imana Mwana ninde, Imana Mwuka Wera ninde? Bashatse kuvuga Imana Data, Data wa twese. Imana Mwana, Imana Mwana, uratsinzwe. ndatsinzwa. Imana Mwana niwe Yesu bashatse kuvuga. Wowe tutararenga aho ngaho, Imana Mwuka Wera ni igihe Yesu yasubiraga mu ijuru, amaze gukora ibyo Imana yamutumye hano ku isi, ari byo kuza kupfira abantu ibyaha byabo, ukumva akemera kuba igitambo, Imana ikamwohereza nk'umwana wayo, akaza akemera kuvukira mu isi n'umuntu, akaza mu ishusho y'umuntu, akavuga ati ndeba nje mu isi. Urumva, yaje mu isi mu ishusho y'umuntu, kuko ntekereza ko Imana ifite ubushobozi bwo kuba yari no kuba imuzana n'ubwo buryo bwari kumwemeramo, uri kuyumva. Ariko ikintu cyatumye Imana imuzana gutyo ni ukugira ngo aze nyine nk'umuntu, uri kuyumva. Bityo abantu twabanze kubana n'abantu bataranamumenya, bataranamwemera, kugeza ubwo bamwemera ari uko yemeye gupfira abantu, umunsi yazukira agasubira mu ijuru. Uri kumva, Umwuka Wera bizikajya gusura mu ijuru. Rero amaze kuva mu gituro, amaze kuzuka, yabwiye abigishwa bati ntabwo mbasize mwenyine, ariko mbegereje mbasigiye Umwuka Wera, niwe muzabana, sibyo?
niyo muzabana gute? Umwuka wera ni wa wundi ukugira ukorana n'umutima nama wawe, ujya gukora ikintu akavuga ati ibintu bisigaho, uri kubyumva? Niwe ujye wegereje Imana cyane ugasenga, niwe ubasha kugira gute kukuyobora, uri kubyumva? Niwe ubasha kukuyobora agakorana n'umutima nama wawe, akakubwira ati rero gira gute, iki ngiki ni kibi, kireke. Wabasha kumwumvira ukamwumvira, uri kubyumva? Kuko Imana ntabwo igaragara, Imana ni umwuka, ntabwo igaragara, ntabwo izaza ngo wifate ndibuka ati dore ngenda bifashe gutya, ariko ushobora kuzaza mu Mana nyamana nawe igaragara. Nose wowe bansubiza icyo ngiki, ubutatu butagatifu ni wowe. Ubutatu butagatifu hari Imana Data, Imana Data ni Imana yaremye ijuru n'isi, ijuru n'isi natwe n'ibikomoka ku isi. Imana Mwana njyewe uko mbyumva, abakoroni baza hari Imana twasengaga ariyo ryango, kandi izo Mana zafashaga abakurambere, zarabafashaga basenga. Imana yaremye isi ikaca muri izo Mana ikabafasha, urumva? Ariko Imana Mwana niyo ni nko gusinya amasezerano, urumva? Ukaza ukigisha umuntu kumuvana mu myumvire ye, urumva? Ukavana mu myumvire ye ukaza ukavuga ati noneho tangira kwemera Imana Mwana. Nyine iyo Mana Mwana ntabwo urayidusobanura, iyo nshaka niba utemera ko Yesu Kristo nawe uriyo atabaho, ukaba utamwemera nk'umuntu utabaho, kandi ukaba wemera ubutatu butagatifu, mwakubwiye ngo ubwo butatu butagatifu cyangwa ntabwo ubwemera? Ubutatu butagatifu kubera buri muri Bibiliya nabwo simbwemera, kubera babwanditse muri Bibiliya Bible burimo simbwemera. Nose Imana Mwana wari utangiye kudusobanurira, nawe ntabwo wemera? Imana Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Imana Data rero wayemeye, reka mubwire. Imana Mwana reka nshingiye ku cye, reka uzi igituma nayemeye. Bariya batipe baza, urumva, barebye imyumvire y'Abanyafurika, hari inzira barimo birabagora kubahindura, urumva? Kuba wemerera mu kintu kuguhindura ni nko kuba ukunda umugore, njye mwazana kwigisha ukamuvuma kwereka uwo ukunda, birabigoranye. Nyine ibyo biremye Imana Mwana, nyine naguhaga urugero. Imana Mwana, urumva? Bagerageje gushyiramo wa Yesu wabo, Yesu niwe bashyizemo, urumva? None Imana Mutagatifu, Imana Data, Imana Mwuka Wera, bavuga bemeraga ko natwe ko twemerera mu myuka, urumva? Mu myuka ntibaturetse ngo tuve ku byacu, urumva? Ni nko gufata umuntu gake gake ariko agashyira mwake, urumva? Agashyira mwake bati nibemera Imana Mwana bazaba bemeye Bibiliya, urumva? Nibemera ko Imana Mwuka Wera irimo barayemera. Imana Mana bemera ko hari Imana ariko ica mu mana zabo. Imana Mwana nibabyemera bazaba nibemera icyo kintu Bibiliya izabibafasha. Noneho mu ijambo rimwe mwese kugira ngo nsubize, Yesu wowe ijambo rimwe, Yesu ni iki kuri wowe? Yesu nta kintu ari cyo kuri njyewe. Wowe Yesu ni iki kuri wowe? Yesu ntacyo, ni umuntu nkanjye, yarapfuye nanjye nzapfa. Rero mwe dukurikiye murumva uburyo abo batekereza, nabo bose bafite uko abyumva. Nawe dukurikiye ushobora kuduha inyunganizi ndetse ukatubwira uko ubyumva, ukatubwira uko nawe ubitekereza, niba koko nawe wumva koko nk'uko bivuga kuko Yesu ntacyo ari cyo nk'uko nabo babitekereza. Reka rero mushimire wowe wabanye nanjye, kandi mushimire wowe wemeye gufata umwanya wawe ugakurikira ikiganiro, kandi
ngira ngo nawe uko ubitekereza ushobora kudusangiza muri comment. Reka tuzongere dukore ikindi kiganiro noneho twifashisha n'abahanga cyane mu bijyanye koko no kumenya iyobokamana bo bemera Yesu Kristo, bazi n'icyo ari cyo cyane ku buryo bashobora kudusobanurira bakatwereka n'ingingo zifatika kugira ngo bamfashe abo bagabo, noneho duse nk'abakora akadeba tuzumve koko ubasha kwemeza mwe mudukurikiye. Ndagushimiye kandi reka umwifuza amahoro y'Imana. As usual, my name is Saucy Fire. Wakoze cyane kubana natwe, nawe turagushimiye wakoze kubana natwe. Murakoze cyane rero, reka dusubire. Ciao ciao.